Impanuka ahangaha haburaga iminsi ine ngo bambage. Murabizi ko nigeze nkora accident hashize umwaka n'amezi 7. Narayikoze motimohoteye mwana, motimohoteye yakwepeye igari sanga hondi iyiti nkubita ndi kuganira n'umuntu nyuma y'ivatiri Imana yampaye. Nanjye Imana yampaye Karina ariko nayise vewiti mu rwego rwo kwica abazi. Nayise vewiti. Kintu Imana iguhaye kitarimo amanyanga ujye ukita izina. Amanyanga arimo muri iriya Karina irejejwe. Niyo mpamvu nayise vewiti mu rwego rwo kuzengereza abazimu. Mutirangonga ndivuza rero hari aho batavuye mu kirenge ntibamenya ko naho yahuriye. Burya za nshuro zose nazaga hano nabaga ndi gushira n'abari bazi ngo ni za ngendo zanjye turiko ntago zari ingendo mwana, nabaga ndimo nshiriramo. Najya kwa muganga bakambwira ngo ningabanye ibiro ngo ni cheville ngo hatinda gukira. Rero ngiye mu bindi bitaro muri Faisal niho babonye yuko amagufwa y'amano yatangiye kuvungagurika yangiritse uko bankoreraga kine ahubwo niko bahangizaga. Bahita bansaba ko bagomba kumbaga byihuse kuko ashobora kuzamo kanseri kuko yavungagurikiraga mu mubiri n'inyama zarangiritse. Abashumba narabiberetse ku mafoto barambaga, abaganga nta mikino bagira barabaga.